mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pst Sadock kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbaramutse cyane mu izina rya Yesu kandi mbifurize ikaze mu mwanya mwiza, umwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Aho muri hose rero kandi mukaba mwashyize kuri uyu murongo, ndagira ngo mbahe ikaze cyane muri uyu mwanya mwiza, kandi mbasabe ababishoboye tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cya Petero wa kabiri igice cyaho cya kabiri. Uru ni urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, kandi ndizera neza yuko n'abadafite uburyo bwo kufungura Bibiliya zanyu tugiye gusoma iki gice cyose. Intego yacu uyu munsi wa none ni ukugira ngo tuvuge ku bigisha b'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma. Iyo ikintu ari ikinyoma ni uko kiba kibusanye n'ukuri, kandi iyo ikintu kibusanye n'ukuri kiba kigiye kuzana izindi ngaruka, kuko icyaha nk'uko mubizi ni kibi. Icyaha kizana urupfu. Ku Mana yo ntabwo icyaha gihanishwa ikindi kintu, ahubwo Bibiliya yigisha ko icyaha ingaruka zacyo ari urupfu. Rero ndagira ngo turebe neza uko Bibiliya ivuga ku bigisha b'ibinyoma, kandi muri iki gice turi buze kureba nanone inzira y'ukuri aba bigisha b'ibinyoma uko bayigenza. Ese barayikurikiza? Ese bayereka abantu cyangwa babigenza gute? Icyo nicyo tugiye kureba muri uyu mwanya. Reka rero dusenga Imana, hanyuma tugaruke dusoma iki gice cyose, hanyuma tukige. Mana nziza, turacyagushima, turacyaguhimbaza, kuko ni wowe utumye aka kanya tugihumeka, ni wowe ushobora gutuma tuvuga. Rero niyo mpamvu tugushimye cyane, kandi tukaba tukwinginga ngo uzubane natwe n'ubundi nk'uko wabikoze mu bihe byinshi byatambutse. Mwami, uyu munsi nabwo kuri iyi saha turagusabye ngo uzubane natwe, utwigishe byinshi biturutse mu ijambo ryawe, kandi Mwami uduhwiturire kugira ngo tumenye icyo udushakaho. Turagukeneye ngo ubane natwe, uduhe ubwenge, utwigishe kandi utwuzuza amagambo yawe, ndetse n'abandi bari hirya no hino bateze amatwi muri kano kanya. Ndakwinginze Mana ngo ubafashe, ubagirire neza, kandi ubahe kwiga, ubahe kumva, bumvire icyo ijambo ryawe ritubwira. Urakoze kugira neza, ngaho bana natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cyaho cya kabiri. Reka dusoma aya magambo. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana
Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha, ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. N'abantu bahangara ntacyo batinya, n'ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro, nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi ntibahangara kurega abo banyacyubahiro ku Mwami Imana babatuka. Ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko, zaremewe gutegwa no kwicwa, batuka ibyo batazi, amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo, bahabwe ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Bakunda kwidamararira ku manywa, abo ni ibizinga n'inenge, bishimira ibihendo byabo bagisangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bashukashuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi nabo kuvumwa. Baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe. Ubw'indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamye, kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima w'icuraburindi, kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga, abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. Babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga, bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Mana udufashe kandi udusobanurire aya magambo. Ndagira ngo rero mbinginge inshuti bakunzi muteze amatwi, kugira ngo dukanguke, tube maso, tumenye neza yuko Satani ahari, kandi ko intego ye ari ukuyobya abantu inzira y'ukuri ijya mu ijuru, maze bakazisanga bari ahantu batigeze batekereza, batigeze bifuza namba kujya, ariho hitwa muri Gehinomu. Yesu igihe yigishaga akiri kuri iyi si yakunze kwitsa kwayo magambo avuga ati nimunyure mu irembo rifunganye, nimunyure mu nzira ifunganye, kuko inzira ngari ari inzira ijyana abantu mu kurimbuka, kandi abayinyuramo ni benshi. Nyamuneka ndakwinginga inshuti yanjye uteze amatwi, uramenye urebe neza muri kano kanya,
ugenzure umenye ngo ese koko ndi mu yihe nzira, aho sinaba ndi muri ya nzira ya yindi ngari, aho sinaba ndi muri ya nzira ya yindi ijyana muri gehinomu. Wibaze, wisuzume niba koko warinjiriye mu irembo nyaryo intama zinjiriramo, cyangwa niba warakomeje ukigendera mu kigare ukaba wibereye mu rujijo. Satani ni umugome. Uhereye mu itangiriro, Satani yagiye ashaka kugoreka ukuri, yagiye ashaka kuyobya abantu b'Imana, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi Satani yagiye agera ku mugambi we. Mu ngobyi ya Edeni yayobeje Adamu na Eva. Abayobya ate? Yaraje abakura ku kwizera ijambo ry'Imana. Imana ubwayo yari yarabibwiriye. Imana yari yababwiye iti rero mufite umudendezo wo kurya ku biti byose byo muri ingobyi, uretse igiti kimwe cyonyine. Imana yari yarashyizemo ibiti bibiri by'ingenzi mu ngobyi ya Edeni. Hari igiti cy'ubugingo, hakaba n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana ntabwo yigeze ibabuza kurya ku giti cy'ubugingo. Baraba umudendezo kurya ku giti cy'ubugingo amanywa na nijoro. Igihe cyose bagishakiye bashoboraga gusoroma ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ariko Imana yari yarababujije kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ibabwira yeruye ko umunsi bakiriyeho no gupfa bazapfa. Satani araza arababwira ati Imana rero buri ibintu yababwiye ntabwo yari ikomeje. Reka da, ntabwo mwapfa. Iki giti mwakirya ntabwo mwapfa, mwakomeza mukabaho rwose. None se maze ngo ashukashuka Eva kugeza ubwo Eva yariye ku mbuto z'icyo giti, maze Eva azishyira n'umugabo we, umugabo we nawe aziryaho. Kuva ubwo mu buryo bw'umwuka bahise bapfa, kuko batakaje ubusabane bari bafitanye n'Imana. Batangiye kubona yuko ari abanyabyaha, ari abantu babi. Batangira kubona yuko bo ubwabo batatinyuka guhagarara imbere y'Imana. Batangira kwirukanka, batangira guhunga, batangira kwihishahisha, kuko bo ubwabo icyo bari bakoze cyari cyamaze kubazanira ingaruka Imana yari yababwiye na mbere yuko bagikora. Satani abagoretse ijambo ry'Imana. Aho Imana ivuga ngo nimukora ibi muzapfa, Satani aravuga ngo oya, ntago muzapfa. Aho Imana ivuga ngo muce inzira, Satani aravuga ngo oya, nimuce n'iyi ngiyi, iyi nayo nta kitwaye, nta kibazo. Satani agenda agoreka ijambo ry'Imana. Satani agenda ayobya abantu b'Imana. Ntabwo twabona umwanya uhagije ngo tuvuge amateka y'ukuntu Satani yagiye akomeza kugoreka inzira y'ukuri, ukuntu yagiye akomeza kugenda agoreka ijambo ry'Imana, yagiye akomeza kugenda ayobya umuntu. Igihe cyaje kugera Imana itangira gukorana n'abantu inyuze cyangwa se ivugiye mu kanwa k'abahanuzi. Satani nawe ataha, abahanuzi b'Imana barahari, reka nanjye nshyireho ab'ibicupuri benshi. Mu gihe cya Eliya yari umuhanuzi w'Imana. Mu gihe cye Bibiliya itubwira yuko hari abahanuzi ba Bali bageraga kuri 850. Mama we, nyamara Eliya umukozi w'Imana yararebaga hirya no hino akabona ari nkaho usigaye wenyine. Gusa yarebaga nk'umuntu, kuko Imana yaje kumubwira ko hari abandi bagaragu bayo yibikiye. Nyamara nk'umuntu we yararebaga akabona nabo. Nyamara abahanuzi ba Bayali bari benshi, baragaragaraga hirya no hino, barakoraga ndetse bayobyaga benshi. Hari abahanuzi b'Imana, hari n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi abo nta wundi bakorera ni Sekibi, ari we se w'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bakorera shebuja, ari nawe se w'ibinyoma, niwe ubyara ibinyoma byose. Ugiye kumbwira uti none se nanjye ko mbeshya, none se nanjye ko mbeshya. Nyine nawe ufite kamere ya yindi y'umubiri,
kamere ya kera, ya yindi itari iy'Imana. Ari nayo mpamvu wari ukeneye kamere nshya, wari ukeneye kamere y'Imana, wari ukeneye kuvuka ubwa kabiri, kandi ukavuka ubwa kabiri nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Apana uko wowe ubishaka, apana uko wowe ubitekereza, ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ubwaryo ribivuga. Hari inzira igororotse, hari inzira y'ubugingo, hari inzira y'ukuri. Iyo nzira uyiciyemwo wagera mu ijuru, uyiciyemwo wagirana ubusabane n'Imana, uyiciyemwo wagira amahoro ya yandi yo mu mutima. Umuririmbyi yigeze kuririmba atemba nk'uruzi, aruta kure cyane ayo abantu bakwigera bamenya. Ariko Satani ntabwo akureka ngo uce muri iyo nzira, cyangwa se ngo areke ngo iyo nzira aba ariyo yigishwa, iyo nzira aba ariyo ibwirizwa abantu yonyine, ahubwo ababwiriza ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye. Wakora ibyo ushaka, wakwigenga, waca aha n'aha, wagira gutya na gutya. Ntabwo ari ngombwa ko wumva iby'ijambo ry'Imana rivuga. Satani ni uko nguko agenda akora. Hari inyigisho z'ibinyoma, nyamara ntibibujije ko hari inyigisho nzima za Bibiliya. Hari abigisha b'ukuri, ariko hari n'abigisha b'ibinyoma. Muri iki gice tumaze gusoma, nk'uko twabibonye neza ku murongo wa mbere, yewe n'uwa kabiri, yewe no gukomeza, Imana irimwo kuduhugurira kumenya ko hari abigisha b'ibinyoma. Ntutekereze ko bariho mu gihe cya Eliya gusa, ntutekereze ko bariho mu gihe cya Mose gusa, ntutekereze ko icyo gihe aribwo hari abahanuzi b'ibinyoma. N'uyu munsi barahari, baruzuye. I Kigali barahari, mu ntara barahari, ku isi yose barahari. Abahanuzi b'ibinyoma barahari, gusa bazacirwaho iteka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ku isaha Imana yagennye, ku munsi Imana izaciraho urubanza, bazacirwaho iteka. Kandi icyo gihe nubwo bizaba byatinze, nibwo abantu benshi bazarira bakaboroga. Ndavuga ku munsi w'amateka. Ikintu nabonye kandi natekereje nuko abantu batazaterwa agahinda cyane nuko bagiye muri Gehinomu, ahubwo bazaterwa agahinda cyane nuko batigeze bashaka kujya muri Gehinomu, batigeze bapanga kujya muri Gehinomu. Iyo ngiye hano hanze mvuga ubutumwa, nkabaza abantu nti urumva ushaka kujya mu ijuru cyangwa urumva ushaka kujya muri Gehinomu? Nta muntu n'umwe urambwira ko ashaka kwigira muri Gehinomu. Nawe abantu benshi bishakiraga kujya mu ijuru, abantu benshi ntago bashaka kujya muri Gehinomu. Ariko ukuri nuko inzira iganayo benshi bayitangiye kera, benshi badashaka no kuyivamo kubera uburiganya bwa Satani. Kubera ko Satani azana uburozi bwe, azana ibinyoma bye, azana ibyo bintu bye bipfuye, akabipfunyika muri envelope y'ukuri, nyamara atari ukuri. Hanyuma ababifite bakagira ngo bafite ukuri, kandi bafite ibyangombwa bibemerera kwinjira muri Gehinomu, n'amarira menshi n'agahinda kenshi no mu kutamenya. Abigisha b'ibinyoma wari ukwiriye kubirinda, wari ukwiriye kugira amakenga. Inshuti yanjye, aho uri hose uteze amatwi, wari ukwiriye guhagarara gatoya ukibaza ngo ariko koko naba nizera ibinyoma? Ese naba ndi mu nzira itariyo? Hanyuma niwibaza gutyo, ntuhagarariraho, ahubwo ubwira Imana uti Mana, kora ku maso yanjye mbashe kureba, kora ku maso yanjye mbashe kumenya aho ndi. Kandi usaba Imana, nzi neza yuko iri buze kukwereka inzira y'ukuri, iri buze kukwereka icyo ukuri ukwiriye kwizera, ukwiriye kugenderamo. Nyamara hano muri iki gice, ikintu cya mbere hatwigisha nuko aba bigisha b'ibinyoma bahakana ugucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Petero wa kabiri, igice cya kabiri, uhereye ku murongo wa mbere, turahabona amagambo avuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa
inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka. Umva nawe, abigisha b'ibinyoma bazana inyigisho zirema ibice, kandi noneho izi nyigisho zitera kurimbuka. Ese uzi ngo hari abaza bakubwira ngo yewe muntu ushaka kurimbuka ngwino tukubwire uko warimbuka? Oya, baza bakubwira Yesu ashimwe, oh haleluya, nyamara izo nyigisho zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Aba bigisha b'ibinyoma bahakana ugucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo gusa. Hari abantu benshi uzumva bakubwira bati yewe niba ushaka kujya mu ijuru rero biragusaba kuza muri iri torero ryacu, biragusaba kubatirizwamo, biragusaba kukomerezwamo, biragusaba ko nunapfa iri dini ari ryo rizagushyingura, bitabaye ibyo ijuru rihebe. Hari abavuga gutyo. Hari n'abakubwira bati rero niba aya mabwiriza y'iri torero utashobora kuyakurikiza, heba mu ijuru ntukigiyeyo. Bakakubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntiwumve bagushimangirira ko nta handi agakiza kabonerwa uretse muri Yesu Kristo gusa. Nta kindi cyabasha kutwezaho ibyaha byacu keretse amaraso ya Yesu Kristo, yayandi yavuye ku musaraba. Ntabwo ari itorero, ntabwo ari idini, ntabwo ari umuntu buntu, yaba potere, yaba bishop, yaba nde. Nta muntu uri kuri iyi si waguhanaguraho ibyaha byawe, nta muntu uri kuri iyi si wakujyana mu ijuru. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta nubwo ari njyewe ubwanjye, ntabwo ari ingeso zanjye nziza, ntabwo ari imirimo yanjye myiza, ahubwo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri, niwe rembo ritwinjiza mu ijuru. Amaraso ye niyo yeza ibyaha byacu. Kandi ababigisha b'ibinyoma muri iki gice nanone hano ku murongo wa 2 hatubwira yuko ngo bahindura abantu ibicuruzwa. Abantu benshi hano hanze baracurujwe, barongera baracuruzwa, barongera baracuruzwa, barongera baracuruzwa, birangije birabayobera. Bigisha b'ibinyoma bahindura abantu ibicuruzwa. Bibiliya ivuga ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza. Umunyarwanda yaravuze ngo nta wunanira umushuka. Donc umuntu ukubeshya biragoye kumunanira keretse ugiriwe ubuntu n'Imana. Batukisha inzira y'ukuri, batukisha inzira y'ukuri. Inzira y'ukuri iratukwa, inzira y'ukuri nta gaciro ihabwa, inzira y'ukuri irasuzugurwa. Nabande nabo ngabo bakurikiye inyigisho z'abigisha b'ibinyoma. Umurongo wa 3, kandi irari ryabo bigisha b'ibinyoma rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Urumva, babashake mw'indamu, babahindure nk'ibicuruzwa, bababwiye amagambo y'amahimbano. Ese nta muntu waba uteze amatwi wabwiwe amagambo y'amahimbano? Bakubwira bati nugira gutya ukagira gutya biragenda gutya, ariko biragusaba 10,000, biragusaba 20, biragusaba 30, biragusaba ya naya. Ntago urabyumva, ntago urabibwirwa, kandi ibyo bintu ntibibe byo. Yewe kabone nubwo byaba byo, ntago bivuze ngo ibyo ni ukuri, kuko impano y'Imana ntigurwa. Bahindura abantu ibicuruzwa. Nyamara aba bantu, ndavuga ababigisha b'ibinyoma, bazahanwa. Bibiliya niko ivuga. Imana ntabwo yababariye abamarayika bari mu ijuru hanyuma bakumva inyigisho cyangwa se ibitekerezo bya rusofero igihe yigomekaga. Ntabwo abangaba Imana yigeze ibareka, barahanwe. Ntabwo Imana yigeze ibabarira abo mu gihe cya Nowa, barahanwe. Ntabwo Imana yigeze ibabarira Isodomu n'i Gomora, yaraharimbuye, ndetse ngo ihahindura akabarore. Harokoka Loti wenyine. Mu gihe cya Nowa harokotse Nowa n'abahungu be n'abakazana be, abantu 8 gusa mu isi yose, abandi bose bararimbuka. Ntabwo Imana ijya yihanganira icyaha, ntabwo ijya yihanganira gukiranirwa, ntabwo ijya yihanganira abayoba inzira y'ukuri bagaca mu nzira y'ibinyoma. Ni lazima icyo Imana ivuga nk'ingororano z'abo bantu bayoba ukuri bagaca mu nzira yabo y'ibinyoma,
ntabwo Imana izigera yisubiraho. Yanga icyaha, irakiranuka, kandi ibihe byose ni uko nguko izahora. Rero bano bantu bazahanwa. Hari ibimenyetso tubona muri iki gice biranga abigisha b'ibinyoma. Uhereye hano ku murongo wa 15 w'iki gice, abigisha b'ibinyoma hari ibimenyetso uzababoneraho. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Zabamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo aya ngaya ari amapera, ntabwo ari amaronji, ntabwo ari indimu, ntabwo ari amapapayi. Oya, ntabwo ari izo ngizo. Zabamenyera ku mbuto zabo. Ese imbuto z'umuntu ni izihe? Iyo atayoborwa n'umwuka w'Imana, yera imbuto za kamere. Kandi imbuto za kamere, ushatse wasoma mu Bagalatiya wazibona, ntabwo ari nziza. Abagalatiya igice cya 5, reka turebe ku murongo waho, wenda reka mpere ku wa 16. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere, cyangwa se imbuto za kamere, iragaragara n'iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Nyamara imbuto z'umwuka, ku murongo wa 22, ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, no kwirinda. Kandi ibimeze bityo nta mategeko namwe abihana. Nta mategeko abihana. Abigisha b'ibinyoma, ibibaranga, Yesu yavuze icya mbere ko ari imbuto bera. Hano rero Bibiliya iratubwira ku murongo wa 15 wa kino gice twasomye, Petero wa 2 gice cya 2 umurongo waho wa 15 n'uwa 16. Bibiliya iratubwira ngo baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe. Ubw'indogo bitavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Mama we, reba nawe, indogobe yigishije uwakabaye umwigisha w'abandi. Umuhanuzi yigishwa n'indogobe. Hano icyo turi kubona ni uko Balamu yari afite ukuntu ameze, yari umuhanuzi w'Imana. Ariko igihe kiza kugera, Balamu atungurwa nuko abonye isoko. Baraki amuzanira ikiraka, aramubwira ati rero ndabizi ko ujya uhanura, ndabizi ko ujya uvuma rwose ibintu bikavumika, none mfite ikiraka, tabara uzumvumire bano bantu. Balamu abitekerezaho, aravuga ati ariko aya mafaranga nayakorera, reka mbanze ndebe ko Imana yabyemera. Atangira gutitiriza, sinzi ibyo yari arimo atekereza mu mutima we, ariko yabwiye abo bantu bari batumwe na Baraki ati nimutuze, muguma ahangaha tu, mbanze ndebe ko uyu muvuno nawuca, mbanze ndebe ko ibintu byaza gushoboka. Bukeye arababwira ati ibintu byanze, byanze nimwigendere, nago bigikunze. Imana ntishako nyira, Imana ntishako nyakorerayo, mugende. Ngo baragenda. Hanyuma Baraki yohereza abandi ngo babanyacyubahiro barutaho, kandi noneho ngo bazanye n'ibintu byiza byinshi. Baraza baramubwira bati rwose turaje, ngwino uvume bari abantu rwose. Mwene magambo, ntabwo nshaka kugera iyo yose, ariko Balamu hano yaratangiye kwigira nk'umuhanuzi ukodeshwa. Ukodeshwa, mbese niba umukeneye ugomba ubu yafite, agomba kwishyurwa. Iyi nzira yatangiwe na Balamu, inzira igoramye, inzira ipfuye.
rero hari abantu benshi cyane uzasanga bari muri iyi nzira ari abavugabutumwa ariko b'ibiraka bakodeshwa. Uzasanga ari abantu atavuga ijambo, atazi ko ari buryishyurirwe, atazi ko ari buribyaze agafaranga. Iyi nzira ni Balamu wayitangiye. Hari abaririmbyi benshi utamubwira ngo uzaze disi we, uzaze dufite amateraniro, uzaze uturirimbire kandi rwose uvuga ubutumwa mu ndirimbo. Arabanza akakubaza ati mufite angahe? Abavuga butumwa utabwira uti rwose abantu barahari bafite inyota y'ijambo ry'Imana, uzaze ubwira abantu ubutumwa bwiza. Arakubwira ati mufite angahe? Kandi yabonye umuha menshi, ntabwo aba akitaye kuri babandi ngo bafite za manyota ngo z'ubutumwa bwiza. Reka da, iyi nzira ni ya Balamu, umuhanuzi ukodeshwa, umuhanuzi w'ibiraka. Muri Yuda, urwandiko rwanditswe na Yuda ni urwandiko rubanziriza igitabo cy'ibyahishuwe, ni igice kimwe cyonyine, umurongo waho wa 11. Bibiliya iratubwira ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini. Kayini nawe yabikoraga uko ashatse. Iby'Imana yavuze nta kintu byari bimubwiye, we yaravugaga ati ndayiha ibitu. Bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi. Icyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Donc Balamu yakoze icyaha igihe yatekerezaga ko yakodeshwa, akagenda agakoresha impano y'Imana mu kugira ngo aronke indamo. Hano mu byahishuwe igice cya 2 umurongo waho wa 14, Bibiliya iratubwira ngo ariko rero mfite bike nkugaya. Iri ni itorero ry'Iperogamu, ryari itorero ryiza, ryari itorero ryari rifite ubuhamya, ariko Imana nubwo hari ibyo yarishimaga, hari icyo yarigayaga. Nuko Bibiliya iratubwiye ngo ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu. Inyigisho za Balamu. Inyigisho, reka nkoresha ijambo abantu benshi bamenyereye, ryitwa doctrine. Inyigisho ni ikintu kitari gikwiriye guhinduka uko kibonye kose, kuko inyigisho niba ari nzima ntabwo ikwiye guhinduka. Niba kandi ipfuye, keretse nyirayo yihannye akavuga ati iki cyari ikinyoma, ubu bwari ubuyobe, none iyi nyigisho irapfuye nyivuyemo. Ariko ubundi ntabwo inyigisho yaba ari ikinyoma uyu munsi ngo ejo izabe y'ukuri. Oya, ntabwo bishoboka. Donc yaba ari nzima, yaba ari ikinyoma, ntabwo yahinduka ngo igende iva mu kuba ikinyoma ize mu kuba ukuri, ejo izongera ibi ikinyoma yongera isimbuka igaru. No, ntabwo byakunda. Iyo rero niyo bita doctrine. Iya Balamu ni doctrine ipfuye, kandi iyi nyigisho muri ritorero ry'Iperogamu ngo hari abantu bari bayifite. Icyama ni Kigali kabidahari, ariko mfite ubwoba ko iyi nyigisho ihari. Icyama aho ngaho iwanyu ikabidahari, ariko mfite ubwoba ko naho yaba yarahageze. Iyi nyigisho ya Balamu yo kwishakira indamo, yo kumva abantu bakunze kuvuga ijambo biti ry'Imana, ariko mu by'ukuri batagamije ko abantu bamenya Imana, ahubwo bagamije ko bari buze kubibonamo agafaranga. Ngiki kimenyetso kiranga abigisha b'ibinyoma. Bagira cyangwa se bameze nka Balamu, bafite inyigisho ya Balamu. Icya kabiri, nta mwuka w'Imana ubarimo. Hano ku murongo wa 17 w'iki gice twasomye, urwandiko rwa 2 rwa Petero 2 umurongo wa 17, ngo abona amasoko akamye kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima wicura burindi. Abaroma igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 9, Bibiliya iratubwira ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muraba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe.
nta mwuka w'Imana ubarimo. Ni nayo mpamvu nta by'ubugingo buhoraho bibavamo. Ibya kamere nibyo bibuzuye, kandi ibya kamere ni nabyo bibavamo. Uzasanga umuntu ukubwira ko akwiriye kukwigisha iby'Imana, ariko niyigera kwigisha iby'ubugingo buhoraho, niyigera kwigisha uko wasabana n'Imana, niyigere akubwira uko watunganya inzira zawe kugira ngo Imana ikwishimire, nta mwuka w'Imana ubabamo. Cya gatatu, amagambo yabo arigwa. Hari abantu rwose bafite amagambo ameze nk'ayizwe, agafatwa mu mutwe, kandi ayo magambo akaba atari ayo guhimbaza Imana, ahubwo ari ayo guhimbaza uyavuga. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyaho cya 2 hamwe twasomye umurongo waho wa 18, ngo kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye. Iyo urebye mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 2 umurongo waho wa mbere, Paulo arimwo aravuga ukuntu akora umurimo w'Imana. Haravuga ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nta kindi Paulo yashakaga kubwiriza, nta kindi Paulo yashakaga ko abantu bamenya. Ntabwo yifuzaga kubabwira aho yakoze ibitangaza, aho yanyuze abantu bakarambarara, aho yanyuze handi bakabyuka, aho yanyuze abanywaga amazi bakanywa ji. Ntabwo ibyo ari byo Paulo yumvaga ashaka kubabwira, ahubwo icyo yaragambiriye ni ukubabwira Yesu Kristo wabambwe, kuko niwe mukiza kandi niwe soko y'ubugingo. Nyamara abigisha b'ibinyoma uzumva kenshi batari kubwira Yesu, uzumva kenshi Yesu atari we ushyirwa hejuru, ahubwo hazashyirwa hejuru umuntu ku giti cye. Icya kane kiranga abigisha b'ibinyoma, bahungabanya umudendezo w'abizera. Hano muri Petero wa 2 igice cya 2 n'ubundi umurongo waho wa 19 n'uwa 20 haravuga ngo babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Urumva? Basezeranya abantu umudendezo. Wari wumva umuntu ukubwira ngo nugira gutya, nutanga 10,000 urabona miliyoni, nutanga gutya na gutya biragenda gutya, nyamara wajya kureba ugasanga ugiye mu bubata bw'iyo myumvire, bw'iyo myitwarire, kandi nta kintu n'ubundi biri bukugezeho. Icyama ugatekereza, icyama ugafata umwanzuro wo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kandi ibyo bibanzirizwa no kurisoma, no kuryiga, no kwemerera umwuka w'Imana akari kwigisha, akaryinjiza muri wowe, maze ugaca bugufi, akaba ari ryo rikuyobora. Icyo gihe nibwo uzatangira kumenya abigisha b'ibinyoma, ni nabwo uzatangira kumenya inzira y'ukuri. Hari inzira y'ukuri igana mu bugingo buhoraho. Ndakwifuriza guca muri iyo nzira. Ndakwifuriza uyu munsi wa none ko wacu kubiri n'inyigisho z'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma. Mana, icyama ugakora ku maso y'abantu bose bateze amatwi, abantu bagukunda, bagushaka ku manywa na nijoro, ariko bakaba bayobywa n'abigisha b'ibinyoma. Mana, ndakwinginze ngo ukore ku maso yabo, ubahumure, bamenye inzira y'ukuri kandi bace muri iyo nzira y'ukuri. Reka mbashimire cyane ko mwabanye natwe, kandi mbisabire gukomeza gukunda ijambo ry'Imana, no kurisoma, no kuryiga, no gusaba Imana ngo ikomeze kuribasobanurira, hanyuma tuyoborwe naryo. Rero naho duhiniye, mbabwira ko mushobora kutubona kuri 0783001646. aho ngaho uduhamagaye twakurangira ibyo waba ukeneye byose, twaguha ubufasha waba ukeneye bwose, nk'uko ubuntu bw'Imana bwatubashisha kubikora. Imana ibahe umugisha. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe,
nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubireba.